Hey aba VIP uyu munsi twabazaniye video idasanzwe. Twebwe nk'aba VIP TV twicaye dufata amasomo atanu Karomba Gael yigishije inshuro nyinshi, noneho tubakorera video imwe zose zirimo kugira ngo umu VIP abashe kuzisobanukirwa ayo masomo ayafate in detail. Uza gushaka kureba ayo masomo video zuzuye azi kureba muri link tuza gushira muri description. Aba VIP stay tuned and let's go. Iri ni itegeko rero yigisha muri kino gitabo rikaba ari itegeko ryoroshye cyane ariko abantu benshi badakora, ni ugusobanukirwa amafaranga yawe cyangwa se know your money. Muri iyi shapitire avuga ukuntu abayahudi abaza amafaranga yinjiza buri kwezi n'amafaranga asohora kuri buri kintu cyose, abaza amafaranga ari bubike, abaza amafaranga ari bwinvestise, abaza amafaranga ifaranga ryose yinjiza rero rifite izina, riba rifite icyo rigomba gukora naho rigomba kujya. Twebwe kenshi abantu benshi bumva nkurikira ntimuzi ayo musohora buri kwezi, ntimuzi ayo mubika, nta plan nta budget mufite. Icyo kintu rero bituma ngombwa amafaranga iyo utayise izina, icyo gihe ntaguma aho ari, ahubwo aragenda. Muri uko amafaranga iyo yisizina, iyo yanditseho ayangaya n'aya rent, ayangaya n'ayo kubika, ayangaya n'ayo kuinvestisa. Umugabo witwa John Maxwell yavuze ko iyo wise amafaranga ibyo ari ukwita amafaranga izina, kandi iyo ubikoze amafaranga uba uyategeka hagomba kujya kandi arakumvira. Iyi rero ni akabanga gakomeye abantu benshi batembere bazi abayahudi bakora, ngo umwana bamwigisha kuva akiri muto kumenya udufaranga tw'uko twinjije, utwasohora, utwabika, utwinvestisinga. Akangaka rero ni akantu abantu benshi tutazi tugomba kwigira kuri kino gitabo ndetse no ku bayahudi. Recession, ngiye kubaho uburyo umuntu yitegura recession. Ikintu cya mbere umuntu akora kugira ngo yitegure recession, ugira budget. Nuvuga ngo ubu ngubu mwese mugende mubeho kuri budget. Budget ni iki? Budget ni ahantu wicara ukavuga uti ku kwezi niba ari inzu, niba ari ibiryo, niba ari ibi ukabibara byose, ugasanga niba amafaranga usohora ari ibihumbi 50 cyangwa se amadolari 1,500 cyangwa amadolari 2,000, ukayandika yose. Hanyuma ukarangiza ugakuramo ibintu bimwe na bimwe udakeneye mu buzima, ibintu nka shopping online, ibintu nko kurya hanze, ibintu byose ukakodaringa ibiryo ntitunabishobora yewe umwaka byara mukabo byose ukabikuraho. Ubu ngubu ibintu byose udakeneye kugira ngo ubeho urabikatinga, ukabasha kubaho kuri budget kugira ngo saving amafaranga yose ufite. Icyo ni buryo bwa mbere bwo kwitegura. App ya kabiri nkunda cyane yitwa Mint.com. Iyi rero app ni budget and finance tracker app. Nukuvuga ngo iyo ukuntu bigenza urayifata ukaloginganimo in, ugakora budget yawe ushaka gukora ya buri kwezi, ibyo urya, ibyo ugira, hanyuma ugashiramo na paycheck za amafaranga uhembwa, hanyuma ikakwereka amafaranga uzajya savinga buri kwezi. Hanyuma ikindi warangiza ugafata credit card yawe cyangwa se ama debit card yose mukoresha ukayashira muri app. Hanyuma uko swipinze ugura ibintu, iyi app ikwereka niba uri kuri budget cyangwa wagiye hejuru ya budget. Urumva ishobora gufasha kugukripinga kuri budget yawe, ikwereka niba wagiye muri rouge, niba wagiye muri green. Kandi kiza cyayo hari gifata ama bills amwe namwe agenda agaruka, nk'ibintu by'amantuza wararishye by'ama subscriptions, ikakubaza niba koko ubikeneye. So iyi rero ni budget app idasanzwe. Ngewe nkoresha iyindi yitwa nayo $Every, ariko $Every iyo abayikunda abayihitamo hari igihe ishobora gutuma uba charge ikagucharge amafaranga. Ariko Mint.com ni app ya free kandi ifasha umuntu gupanga finances ziwe na budget, ikanagu holding accountable. Ni isomo ryitwa ngo pay yourself first. Mu yandi magambo ngo iyishyure bwa mbere. Nuhembwa, reka dubishire nko mu rugero, nuhembwa $1,000 nko ku kwezi cyangwa se buri byumweru bibiri, mbere yuko utangira kugenda uyakuramo ibintu byose ukeneye, banza ufate $100. 1/10 niko kino gitabo kivuga, 1/10 cy'amafaranga yawe ugishire ku ruhande ucyandike izina ryawe, ayo urihembye. Nuvuga ngo nubwo uhembwe n'umukoresha wawe ariko nawe ihembe. Uyafate uyashira ahantu ku ruhande, ayo yandikeho wowe, hanyuma ukoresha $900 muri biriya bindi bisigaye. Ayo mafaranga rero washize ku ruhande wanditseho izina ryawe, muri kino gitabo akaba yigisha yuko washira muri saving account, ukaba washira ahantu ya savinga. Nkaba nabagira inama yuko mwashira muri money market, kuko money market yaba ari saving account iguhana interest buri kwezi
aho kugira ngo uyishiremo ntigire icyo kungukira ahubwo ukaba washira muri money market. Ikindi kintu ariko uyu munsi ikintu tugomba kubanza kwibaza aba VIP no gufasha indobo nubwo wayisukamo amazi ugakomeza ugasukamo amazi aho ukongera n'amazi yisukamo ariko ukabona ngo indobo ntiyuzura. Ikintu cya mbere ukora ni iki? Utereba munsi ukareba niba itava niba amazi atarava munsi, kubera yuko uko wakomeza ushira mu ndo amazi menshi ndetse ukanayongera ariko n'umunsi yayo ifite igitoboro amazi arasohora ari amazi arasohoka indobo ntishobora kuzura. Ibyo nshatse kuvuga ni iki? Nuvuga ngo income yes irinjira ariko utazi gusavinga ntishobora kugeraho. Niyo mpamvu abagabo b'abahanga bavuga ngo buriya it's not about what we make, it's about how much we save. Ni ukuvuga ngo ushobora no kubukorera menshi ariko usohora menshi utazi kuyabika nanone nta kintu wageraho. Niyo mpamvu rero uyu munsi turabasha kuvuga kuri saving. Uyu munsi tuvuga kuri saving muri zo areas zose, mbereka aba VIP ukuntu mushobora gusavinga muri zo areas zose. Nimutekereze house hacking. Yinyirwa nyivuga mu video yanjye menshi ariko sinshobora kwibabwira enough kuko inginge niyo yafashije gusavinga cyane mu rugendo rwanjye ntangira. Kubera yuko house hacking ivuze iki kwandika manze bisobanure. Ni hamwe ugura apartment ukaba hamwe ugakodesha handi, cyangwa se ku bantu mushobora kubona munakodesha, cyangwa se ufite inzu nini nubwo itabera apartment, shira igice kimwe cyangwa iki ubisepare hanyuma ugikodeshe ku bandi bantu, cyangwa se niba utuye hano no muri Afrika ubu byahageze ushire kuri Airbnb satukungiza udufaranga hanyuma umupangayi cyangwa umuntu agufashe kwishyura ahantu uba. So akonaka agatekerezo shakuba. Sinumva ngo rero uyu munsi ikiganiro cyari about how we saving amafaranga. Ndabizi kinaga ari ikiganiro cy'abantu bose ko benshi bakunda go spending, ariko VIP you savings amadolari 30 buri kwezi abari amadolari 300 wireba ngo amadolari 360 niyo savings mu mwaka, ahubwo fata amadolari 360 iyo investishije yo yabyara amafaranga ngahe mu mwaka, mu myaka 2 mu myaka 5 cyangwa 10 niko umuntu ahinduka financially free. Nuko savinga ukabasha byibuze kugira icyo nakwita emergency fund. Emergency fund nuko wabika byibuze amafaranga y'amezi 3 cyangwa kugeza kuri 6 agutunga buri kwezi. Ni ukuvuga ngo niba bije y'ukwezi kwawe harimo kurya, kunywa, kwambara ibintu byose ukeneye, niba ari 1000 cy'amadolari byibuze bikugire muri savings 3000 kugeza kuri 6 ku buryo hagize ikintu kiba ubu byibuze ufite akarezerve k'amezi 3 cyangwa se akarezerve k'amezi 3 kugeza kuri 6. Ni isomo ryo kubanza ukiga aho ugiye gushora amafaranga yawe. Mu yandi magambo yigisha yuko niba ugiye kuinvestisa muri mutual funds cyangwa se stock markets, banza wige usobanukirwe ibyo ugiye gushora amafaranga yawe kugira ngo umenye uko amafaranga azakubyarira andi nuko azunguka andi. N'urugero, niba ushaka kuba kuinvestisa amafaranga mu bintu by'inzu ukaba wayashira mu mazu, ukaba wagura amazu ukayakodesha, banze wige real estate market y'ahantu uri nuko ikora. Nkunda umugabo cyane witwa Earl Nightingale yaravuze ngo ufashe isaha imwe ku munsi ukiga ikintu ngo ukamara isaha imwe ukiga buri munsi, hanyuma mu myaka 5 ngo uzaba uri umu expert mu gihugu cyawe mu bantu bazi iyo subject. Nakunze amagambo cyane yavuze, niba ushaka kumenya kuri real estate cyangwa se kuri stock market ugafata n'iminota 5 buri munsi ukajya wiga icyo kintu ukagisobanukirwa, mu myaka 2, 3, 4, 5 uzaba ufite ubumenyi buhagije kugira ngo investinge umenye uko investing amafaranga. Ikintu cya kabiri, kwiyungura ubwenge cyangwa se kwiga. Ndagira ngo uyu munsi ube umuntu ukunda ubwenge. Ni ukuvuga ngo buri munsi ujye ubyuka kuvuga uti sinshaka kuryama nta kintu gishyashya nize. Uyu munsi kubera ko nkuko nabivuze abantu benshi turi mu bintu bitandukanye, akazi, social media n'ibintu biturangaza, ntitubasha kugira ikintu buri munsi. Inyamara ubu ngubu na internet ibintu byose umuntu yakwiga biri kuri internet kandi biri free. Ushobora kugenda ugakora igitabo, hari ibitabo nka 3 nababwira abantu mu murare ubu nonaha mwagenda mugasanga kuri internet ku buntu. Igitabo cya mbere Rich Dad Poor Dad cya Robert Kiyosaki, icyo ni igitabo cyiza, n'ubuntu, kiri kuri internet, kiri kuri YouTube, ushatse wacyumva.
ukagenda ucyumva mu modokari cyangwa se wicaye mu rugo umaze kureba filime cyangwa se ibintu byose waba ureba ukacyumva nacyo. Hari ikindi gitabo cyitwa 7 Habits of Highly Effective People cyangwa se ingeso 7 z'abantu bateye imbere. Icyo ni ikintu igitabo nacyo gihari ku buntu, ni icy'umugabo witwa Stephen Covey, kiri kuri YouTube ndetse kiri no kuri Google. Iki ni igitabo cya gatatu, ni igitabo cyitwa The Richest Man in Babylon. Nicyo gitabo nacyo kiri n'ubuntu kuri YouTube ndetse no kuri Google. Kwiyungura ubwenge ni ukuvuga uti byanze bikunze uyu munsi sindyama ntizi ikintu gishyashya. Icyo ari cyo cyose ushobora kwiga ikintu gishyashya muri technology, ushobora kwiga ikintu gishyashya, yewe n'abatazi kuba mwakwandika email ngo mwatacinge ikintu byige, n'abatazi byubuze ukuntu bashira status nshyashya kuri WhatsApp. Ibyo bintu nanjye maze iminsi mbyiga, nibyo nize muri kino gihe. Ariko ba umuntu wakwiga ikintu kimwe buri munsi. App ya nduvuge bwa nyuma uyu munsi nkunda mbere yuko mbaka bonus aba VIP, iyi ni app yitwa Audible. Iyi app rero ni app numviraho ibitabo. Abantu benshi bazi ko gusoma ibitabo, abantu benshi bazi ko kugira ngo ubashe kumenya ibiri mu gitabo ari kugisoma. Yes nibyo, ariko ryenyaga n'abantu benshi nkababwira ni ngewe nshobora kusoma igitabo buri cyumweru, nshobora kumenya ibiri mu gitabo buri cyumweru, bakavuga ati ni gute usoma igitabo, ni gute ubona umwanya wo gusoma igitabo. Mbikesha iyi app yitwa Audible. Iyi app yitwa Audible uyisetingamo ino kumva igitabo wikorera. Nuvuga ngo ushobora kwicara muri office urakora, ufite écouteur uriho urumva igitabo. Harimo ibitabo byose, ibitabo bya business, entrepreneurship, ibitabo byose birimo, kandi harimo n'ibindi bitabo biri mu zindi ndimi. Harimo ibitabo biri mu Gifaransa, mu zindi ndimi zitandukanye, kandi it's just a matter of downloading iyi app, hanyuma ukariha $10 buri kwezi, hanyuma ukaba ufite access kuri ibyo bitabo byose. Ni ukuvuga ngo ukumva ibitabo utwara imodoka, ukumva igitabo wicariye muri office, hanyuma ukiyungura ubwenge. Ko mwibuke turi mu gihe knowledge is the new money. Umuntu ufite ubwenge muri kino gihe, ufite knowledge, niwe urategeka isi. Abantu benshi muri kino gihe aho tugeze barabaye entrepreneurs, barashaka kwikorera, barashaka gukora utuntu ku ruhande dutandukanye n'akazi bakora. Kandi vraiment ndabibankuraje, urabizi ko iyi channel yacu nibyo uyu munsi turiga tubankuraje kuba mwakora utuntu ku ruhande mukaba business people, kuko nibwo buryo bwonyine bwihuse bushobora kugeza mu kuba waba financially free, cyangwa se ukagera ahantu ba financially independent, ukabasha udafite mbega umuntu navuga ngo utezeho amaramuko. Niyo mpamvu rero mvuga ngo ikiganiro kiraza gifite akamaro cyane, kubera yuko iyi ni fact ngira ngo abantu benshi ntaho mwari muzi. Ese mwari muzi yuko kandi aha ni ku isi yose 90%, mwumve neza iyi mibare, 90% za business nshyashya zitangiye ntizirangiza umwaka umwe. No kuvuga ngo nyinshi zifunga zitaramara n'umwaka umwe. Noneho muri izi 10 zikomeje, waruzi yuko ngo mizirenze 50% nazo zitabasha kugeza imyaka 5. Hanyuma ikindi nacyo abenshi mutari muzi ngo nuko business zirenze business zonyine 40% ya business nshya nizo zinjiza amafaranga buri kwezi, izindi ziba zihomba. No kubera iki nimwibaze ibyo bintu, business zimwe zirahomba, izindi 90 zirafunga nshyashya mu mwaka wa mbere, izindi mu myaka 5 nazo zigapfa. No kubera iki? No kubera yuko abazitangiye baba batarafite ikintu nakwita business cyangwa se strategic plan ya business, uko business uyitangira, uko uzayitwara kugira ngo ubashe no kugira. Hanyuma rero no mu bindi bintu no birenze tuzavugana no kuntu wakora exit plan. Exit plan noho izo bari phase za business. Nibugire irya nyuma uyu munsi ni isomo rya passive income. Muri kino gitabo yigisha ko wagira byibuze icyo nakwita ikintu cyakwinjiriza amafaranga utarinze ukora. Iyo wagiye ugakora uba uriho urakora hanyuma ukabona amafaranga. Iyo wagiye ukicara mu iduka uba wagiye ugakora ukabona amafaranga. Ariko passive income cyangwa se ikintu gikwinjiriza amafaranga utariho urakora ni nk'urugero mu gihe wagura inzu ukayikodesha. Niyo waba uryamye mu gitanda usinziriye, hari umuntu uriho urakwishyura, uriho urakorera amafaranga kandi usinziriye.
iyo niyo yitwa passive income. Hari igitabo neza kigisha kuri passive income neza cyane cy'umugabo witwa Tim ni igitabo cyitwa The 4-Hour Week. Nuvuga ngo nacyo ndagishira muri link, hanyuma nimushaka muzakirebe nacyo muwe mwacyumva. Yigisha ukuntu umuntu yagira passive income, no kuvuga ngo kuba wabasha mu mafaranga ugenda ubika ndetse no ugenda investinga, kureba ibintu washira amafaranga byajya bikora amafaranga ndetse uniryamiye. Iyo uguze stock markets, iyo ushize amafaranga muri za mutual funds nkuko nababwiye, ayo mafaranga babyara intere. Kandi cyiza cy'amafaranga niyo wabusinziriye, iyo ntabwo aruha, ntasinzira, ahubwo arakomeza agakorera akinjiza yandi. Nuvuga ngo ni ahantu gutangira gutekereza mu gukorera amafaranga, ahubwo ugatangira gukoresha amafaranga kugira ngo amafaranga abyara yandi. Ibyo nibyo byitwa passive income. Ahindura abantu ibitekerezo, akavuga ukuntu abantu badatekereza amafaranga nka commodity cyangwa se nka product. Nkamwe muri mwebwe mushobora kuba mukora imyenda, mushobora kuba mufite indi produit yose mwakora, iyo uyifite uragenda ukayigurisha ukabona amafaranga, cyangwa se abamwe mufite inzu mwayipangisha ikabinjiriza amafaranga buri kwezi. Ariko abantu benshi bafite amafaranga ntibatekereza ngo amafaranga ko yabinjiriza andi, ahubwo baragenda gusa bakayabika, ariko iyo yabitse ntacyo yinjiza. Muri cyo gitabo rero yigisha ku investinga amafaranga, ukaba wayashira ahantu amafaranga abyara andi. Nko muri urugero nza kubereka uyu munsi, ni nko kubintu gushira amafaranga mu bintu byitwa IRA account, aho bashira amafaranga bakayinvestinga muri mutual funds. Umuntu washira amadolari $300 buri kwezi mu gihe cy'imyaka 30 yaba afite $755. Ibaze umuntu washira amafaranga 300 buri kwezi mu gihe cy'imyaka 35 yaba amaze kugeza $1,200,000. Izi rero ni imbaraga ukuntu amafaranga yakubyara. Econs ni app nziza cyane ku muntu rero utazi ku investinga muri stock market, cyangwa se byagora ku investinga muri stock market, cyangwa mu beginner, umuntu ugitangira. Iyi app ni nziza kuko ni app download ugashira muri telefone yawe, hanyuma ukalinkinga ugashiraho credit card ushobora kubukoresha cyangwa se debit card. Hanyuma mwumva kuri app ikora uko swipinze uguze ibintu kuri gase, hehe hose mu biryo, ahantu hose swipinze yo card muri restaurant. Tuvuge niba spendinze amafaranga nk'ikintu kigura amadolari 3.2, nuvuga ngo iyi app ira rounding up, hanyuma amadolari yandi asigaye, nuvuga ngo amasenta asigaye kugira ngo idolari rimwe ryuzuye igahita yafatika yashira muri stock market. Mu byibaze nta nuvuga ngo ahantu hose uswiping ugasanga ni kare n'ibice 8 ifata 20 centi kugira ngo bikwira 5 ikayafata ikayakuinvestingira. Rero igiye muri iyo app ushobora gusettinga ukavuga uti ngiye ndashaka ko muzajya munyinvestingira amafaranga yanjye muri conservative cyangwa muri moderate stocks cyangwa se muri aggressive. Icyo bishatse kuvuga ngo uko stock iri moderate cyangwa se aggressive bivuze yuko ibifite inyungu nyinshi, ariko izo ngizo zifite inyungu nyinshi ni nako zishobora wenda kuba zahomba vuba. Ariko conservative ni yindi ushiramo amafaranga akaba yagenda neza ntahombe, ariko nabwo ntanazamuke hejuru cyane. So nuvuga ngo cyiza cy'iyi app nuko uba investinga ibiciro utabitekereje. Ni nk'uzo ukuntu twirirwa duti ibiciro hirya no hino ntubimenye. Iyi app rero ifata ya masenti ya bya biciro ari kujugunya ikabigushira muri ayo stocks, iba investinga mu ETFs, iba investinga mu companies menshi, kumumva amafaranga aba ari safe. Hanyuma umwaka ugashobora kuzarangira ugasanga bya biciro byawe n'umuntu ari kuzata birimo nka 500 cyangwa se 600 y'amadolari cyangwa se 1,000 bitewe. So urumva kanaka app keza none ushana kugira ngo ukora amafaranga menshi buri kwezi ushobora kuzajya uvuga uti ndashaka kuzanshira amadolari 10 muri app. So kuvuga ngo iyi app igufasha gusevinga bya biciri kandi kaninvestinga amafaranga yawe utabitekereje. Akonaka app keza ko muri ndabizi mu gihe nyinshi cy'abantu baratinya bigatuma babika amafaranga cyane. Ntimwinvestinga mu bintu byari byose, ariko mwinvestinge long term. No kuvuga ngo niba ugiye muri stock market cyangwa se n'ubyo mu bindi mwinvestinge long term.
ntiwinvestinga uvuga uti ndashaka gukora amafaranga nona, kuko market izaba unstable byibuze for the next umwaka umwe cyangwa ibiri, izagenda imanuka, ariko nk'umuntu watangira kuinvestinga for long term mu myaka 5 mu myaka 10, economic year yose depression twajyamo cyangwa recession byanze bikunze tuzayivamo. Ariko utangiye kuinvestinga buhoro buhoro. Niba rero wakunze aka video kagufi k'ubwenge, ushobora kukabona kose karambuye kuri link turi buze gushiraho hano, cyangwa se ukajya kuba VIP TV kuri YouTube, cyangwa se niba ufite Facebook cyangwa na Instagram ugasura VIP TV page. Hanyuma rero niba uri umuntu ukora ibiganiro nk'ibi byo kwiteza imbere, business ndetse na entrepreneurship, dusure ndetse no kuri website yacu www.gaelkaromba.com. hanyuma ntibibagirwe to like and share. Bye bye.